kugera Satani itsinzwe. Niyo mpamvu Satani yakurikiye urugo rwa Aburahamu irarurwanya, Imana ishyiramo umuvuno, wa muvuno uwo turi kureba yashoboye gukorana n'umwana n'umwuzukuru. Imana yashoboye gukorana n'umwana n'umwuzukuru, bashobora kwishyura bimwe amwe mu makosa ayo Aburahamu yari yakoze. Iyo nyishu rero yabariwe Aburahamu. Niyo mpamvu mukunda kumva abayisiraheli bavuga Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Umwana n'umwuzukuru bishyuriye, bashoboye kwishyura impongano ku makosa ayo Aburahamu yari yakoze. Iryo kosa bamwe abasoma hari abarisobanukiwe, hari n'abatarisobanukiwe, ariko abasoma Bibiliya iryo kosa yakoze, yatanze ibitambo nabi. Ibitambo yabitanze nabi bituma Satani itwara ibyo bitambo. Biba ngombwa rero ko umwuzukuru, umwana n'umwuzukuru bishyura ibyo bitambo. Ubwo rero aho niho umusinge wo kwikiriza, umusinge wo koroha, gucucuka washoboye kwishyurirwa muri urwo rugo, wishyuwe n'abana abana Yakobo na Esawu. Igihe bahuriye nyuma y'igihe kirekire, Yakobo yarahungiye Harani, akagaruka agahura na mukuru we Esawu. Uwo munsi wabaye intambwe itoroshye cyane mu gutsinda Shitani. Mukuru we yashoboye korohera murumuna we. Ubundi niyo goal, nicyo kiba gikenewe. Nyuma yaho rero niho turi kureba nanone na Yakobo arwana na marayika, barwanira umwanya wo bari kwita Jaboko, bakarara bararwana ko bwagiye gucya. Yakobo yerekana ko atsinze. Aho niho Imana yamubatirije izina Isiraheli. Izina ya Isiraheli rero bisobanura gatsinzi, bisobanura gatsinzi. Aho niyo mpamvu rero Isiraheli n'urubyaro rwe bahindutse chosen people. Aho rero ubwo bari bamaze gushyiraho fondasiyo yo kuvuka k'umucunguzi, kuvuka kwa Masiya. Ubwo imyaka 2000 yakurikiyeho rero, imyaka 2000 yakurikiyeho yari yo myaka yo kwitegura kwakira umucunguzi. Tugomba Imana igendana n'ibihe, kuko muri bya bihe umuntu umubi kugira ngo ashobore kugira icyo akorana n'Imana, hari igitambo ahereza, kandi icyo gitambo kikagendana n'igihe. Ntabwo ari ugupfa kugitanga. Niyo mpamvu nk'abikiriza bamenyereye gukora igisibo kimenyerewe cyane, n'igisibo cy'iminsi 10. None se kuki atari iminsi 20? Kuki atari iminsi 35? Oya, nukuvuga hari igihe Imana itegereza wowe umubi unyuramo kugira ngo
ibyo uravuga cyangwa se ibyo uratanga bishobore kwakira. Niba rero ufite agakaramu, ndagira ngo rwose uhe iyi mibare uzajye uyifashisha mu byo ukora byose mu gihe ushaka kugarukana n'Imana. Umubare rimwe yo wari usanzwe, harakurikiraho umubare gatatu, umubare kane, umubare karindwi, umubare icumi, umubare cumi na kabiri, umubare 21 hamwe n'umubare 40. Iyo mibare iyo uyikoresheje ukanyuzamo n'ibinyacumi nta kibazo rwose, kuko wa mubare 10 nawo ni umubare w'Imana. Icyo ya mpongano wari urimo gutanga, iyo mpongano rwose irakira. Kuki imyaka 2000? Imyaka 2000, iya mbere imyaka 2000 yavuye he? Hari imyaka Imana yanyuzemo irimo gutegura Nowa, urugo rwa Nowa, ni imyaka 1600. Ariko iyo myaka 1600 yanyuze muri generation 10 generations within 1600 years. Urugo rwa Nowa rumaze kunanirwa, nibwo Imana yigiriye inama yo kugabanya imyaka y'abantu kugira ngo bidatwara igihe kirekire cyane kongera kubona urundi rugo, kugira ngo bidatwara indi myaka 1600. Niyo mpamvu Imana yatoranyije, yagabanyije imyaka, noneho kugira ngo Imana ishobore gutoranya urundi rugo bwa nyuma ya 10 generations nk'izo Imana yanyuzemo irimo gutoranya urugo rwa Nowa. Ariko noneho kuko yari yagabanyije imyaka, noneho ubwo 10 generations zishobora kuba mu myaka 400 mu gihe cyo kuba imyaka 1600, kuko 10 generations za mbere zamaze imyaka 1600 mu gihe abantu bamaraga imyaka myinshi. Noneho Imana yigira iyo nama yo kugabanya imyaka y'abantu kugira ngo ibihe bibe bitoya mu gutoranya abantu. Nguko yatoranyije rero Aburahamu bwa nyuma y'imyaka 400 nyuma ya Nowa, ariko mu generation 10. Noneho Aburahamu, urugo rwa Aburahamu rushobora gushyiraho iyo fondasiyo yo kwikiriza. Niyo mpamvu iyo myaka dusanga ari imyaka 400, munsasire imyaka 2000, imyaka 1600 wongeyeho imyaka 400, iyo ni imyaka. Ubwo nubwire rero bwari gutaha umusingi